Vuga niba umuntu aje mbona adakwiranye atari ku kigero cy'abana twakira hari havuga reka muzane mu rugo tumuprofita abana dufasha natwe turi kumufashirizamo ibyo bigahita bituma unkeka tu oya nyine nubwo nagukeke ibesho bivuge ibesho bivuge mawusha kwintu rebe mawusha Yes, hello. Oui. Ni Raki wa musore mwahuye cyagiye. Raki? None se ko nije kugusura uri mu rugo. Munandangire mu rugo nyine. Uje kundeba? Ugeze? Ndabona ngeze hafi n'ikigo cy'amashuri. Munsi y'ikigo. Ndikumva wanaje. Nyine wowe komeza uze uragera ku nzu ifite urugi rw'icyatsi nyine urahita aho niho ntuye. Sawa ntari. Nagukunze rero uje no kumirebera iwanjye. Sawa. Allo? Makura. Nanu? Wagize ute? Mwaramubuze? Ubundi Makura uranzi cyangwa ntabwo nzi? Uwo ukina nawe uramuzi cyangwa ntabwo umuzi? Ubwo ntabwo uzi ibyo uri gukina nabyo, sibyo? Hashize igihe kingana iki nguhamagaye? Nuko unyitaba ngo rimba nguhamagaye ndagushaka tuvugane nabwo nturi no kuza, nta nubwo ushaka no kubikora. Amafaranga aravuna, kankwihorere, guhaye iminota mike cyo nzi cyo. Nari nyibitse ntanakubye kubera kuntesha umutwe kiwe. Ninjye nawe cyo nzi cyo gusa. Stress nazo sinjya nzibura, nintesha umutwe sinzibura. Ni wowe? Nageze. Ugiye uhagera? Uzi neza. Komera cyane. Nizere ko umeze neza ariko? Ya, uzi neza nyine, uretse nyine ko cya kibazo nyine kitarakemuka, ntabwo ndamubona wa muntu ashakaga.
karibu n'inzira. Oya, nta kibazo turicara hano ndabona kirimo yaho nta kitwaye zano ni wenda hari agatebe twakicara hano nta kibazo. Hanze se ko ndi kubona atari neza. Oya, nta kibazo ntabwo ndi gutinda cyane nuko narangiza ngo menye no mu rugo tumenyane. Hari bikana nzana dutebe ni. Nta kibazo. Kuticaye. Nategereje ko nawe uza. Wapicara. Murakoze. Nase umeze ute? Ya, meze neza nyine. Ibya bindi nyine tu. Ntakirahinduka. Uracyashaka Ngabire? Ndacyashaka Ngabire. Uriya mukobwa sinzi niba nzamubona. Mana, kwashize igihe kirekire. Ashize igihe kirekire sinzi niba bizanamvamo kugenda akora mukobwa. Buriya iyo umuntu agiye wenda aranakagende wenda mwari mubanye neza ariko buriya iyo umuntu abuze mwari mufitanye ikibazo nawe ku mutima hari ikintu nyine wumva usigara wishingira icyaha. Ku mana yanjye nawe urigora. Kuki wigora? Mana, umukobwa aragiye nawe uragiye muratandukanye none uragarutse ngo kumushakisha kandi mwaratanye ibyo bintu biba nyine. Ntago navuga ngo twaratandukanye kuko nyine yagiye tutamenanye neza, ntago twashwanye. We navuga ngo twashwanye burundu uretse nyine kumva ko yari atwite nyine akagenda bimeze gutyo. Ntago navuga ngo twaratandukanye ariko nyine ntago nyine nkuko nabikubwiye cyane ntago twari tumeranye neza, ariko none ntago umuntu yagenda nk'umuntu mwakundanye ngo kwite mwibagirwa. Nyine wowe kuko n'ubundi yatagisigiye utegereza ibyo ubusanzwe.
nyine muri iyi minsi abantu benshi nuko nk'uko usanga bari kuvuga ngo abakobwa ngo ni nka tagisi, ariko kuri njyewe nyine iyo naguhaye umwanya wanjye nyine biba byamvuye ku mutima kugira ngo nzakwibagirwe biragoye. Yego none se nta kuntu wakiyibagiza ngo abire nyine ukamwibagirwa nyine biragoye kuko buriya sinzi niba narabikubwiye cya gihe Ngabire twari tumaranye imyaka itari mikeya ku buryo wenda sinzi wenda amaherezo yabyo ninkomeza kumubura uko bizagenda, ariko biragoye kuvuga ngo nongeye gufungura umutima wanjye, biragoye. Password akoresha ni 823002. Okay. Muko Rosine, ahubwo se nyuma yaho duherukanira amakuru ye wageze kubona cyangwa se kuba wamubona? amakuru ye wapipi je nakubwiye ko naje muri quartier ku mpamvu z'akazi, basi se nta nubwo namuzi ngo ndahura nawe mubwira ngo ntabwo muzi bye. Se ko mbona uyisujya kure bigenze bite? Erega bura kuva ura mukobwa yabura bisa nkaho singisinzira neza nyine ndonge arampangayikishije. Aka ngo Rosine uri gukora ibiki? Idusabira kureba Bitandeba ndagucunze kare. ese nawe buri gihe uhora ucunga umuntu muze. Idusabira kureba ako gakapu ka mabusha ngo barire ibyo birakureba. Nisho cyakumvije muri uru rugo. Reka yewe nza nk'ugo muri rugo idusabira kureba aka gakapu nagara kanje. Urabona gusa ntabwo gusa amaso kanje gari mu ihori ntabwo uri kureba neza. Numva sana gakapu ka mabusha Cyanyine kankwigirira inama ubura mukobwa mwibagirwe numara kumwibagirwa nyine witangirire ubundi bushya, tangira ubundi rukundo rushya umwibagirwe ko mugeze no kubana, naho ubundi nutamwibagiza nyine nta nubwo uzigera usinzira. Byanjye ntawamenya, ahubwo se wowe bite ko duhora tuganira story zanjye gusa w'amakuru yawe bite? Ufite uwo mukundana? Njyewe byo gukundana ntabwo mbibonera umwanya bitewe nyine n'akazi nkora. Nubwo nakubwiye nyine ngo ndagukunda, ako niko kanya mba mbonye ko kubikubwira. Akazi ko nkora ntabwo kanyemerera kubona umwanya wo kujya mu rukundo. Yewe we utukiriraza nguje muri rugo no uje kukwiba mabusha ubu reka bibiki. Eko mana yanjye nanga amagambo yawe. Ese ubwo urabona akaga kapara ka mabusha wawe ubukapu ntabwo busa. Muko ntabwo ndi igihori ku buryo nayo byo kureba agakapu mabusha gahora naga. None se ubukapu ntabwo busa kubizi ko ni igisambo.
ndabizi aho ubunyema aho wabukuye nyine kubisa uzi ko ndi igisambo aho ukwese uzi ko twakureze wabaye mu rugo papa wanjye yakubanye mu rugo ubusambo bunziho nese ubundi mu busanzwe ukora ibiki ubuzima bwa buri munsi ibyo byatuma utajya mu rukundo kandi uri umujene ukiri muto akazi nkora ko nyine nzakakubwira atari buno nzakakubwira akazi ko numva wagira ngo akazi ukora nibangara wapi ntabwo ari ibanga cyane nuko ubona ndi umuntu mushya utahita uba open ya ntaruvuga ngo mbonye uri umuntu mushya ubwo akazi kanjye uzaza kukamenya nyine tumara gukundana byanyabyo ubukapu ntabwo busa ku buryo wanshinja ngo agakapu none uko ndeka mwiki ariko ko nakubonye none se usanzwe uzi ko ndi igisambo mu by'ukuri uzi ko ndi igisambo none ubwo ukuri uzi ko ndi igisambo nyine nibyo ndi gushaka kumenya uje gukirana mwizi nguni z'amazu gute njyewe nakubwiye ati agakapu ni akanjye ntabwo ari akamusha wawe oya Rosine twumvikane wanguriye mu maso sobanura neza none siko nagukuririye mu maso ukabuza wivuga byinshi ariko sobanura ku ntego Sheri baby wibe gukunda nabyo ntabwo ari ibintu nahita mpanga muri iyi minsi ariko ntawamenya dushobora no kugumya kuba inshuti bisanzwe tukiganirira tugasurana nk'uko inshuti zisurana ibyo rwose nta kibazo baby mfite amakuru mashya ntabwo ufite amatsiko usumva nayabura nyine kandi mise nego ukambubwira nyine bwira amakuru mashya kandi meza uzi ibyabaye uzi amakimbirane yabanje kubaho ubwo najyaga gushinga kiriya kigo noneho nakiriye impereza uburenganzira bwo gukora aya mishinga yose nta cyangombwa na kimwe ubwo afite byose birahari ibyo byo kuvuga ngo wakuriye mu maso ganjye ntabyumvishe none agakapu wakuriya ukabura ukabebetana aha ni mu nzu mamabuja bikagakapu muzewe rero mugire twumvikane mbwira muzehe twumvikane tuyivuge gake aka gakapu nubwo ari akamuja wawe ni akamabusha wawe ariko hari utuntu narindimo ngewe ahubwo kora hari utuntu narindimo uduki ubigire ibanga uceceke n'udukirimo hari ibintu ndimo nyine ngewe hari ibintu byo ndimo uzabimenya nzabikubwira muzehe ntabwo umusesi ngo mubimenye ubu hari utuntu ndimo ngende mu kazi kanjye ntuzigere unanabivuga ubu ngubu noneho wa mwana yavuka ujye wabyemera njye nabyemera urumva ubu ngubu noneho ni ukuvuga ngo email nayakiriye yego nayakiriye nka saa 9 za mu gitondo yego urabona urabona ko yaturutse kuri minisitiri w'ibigo by'imari byigenga turaziranye wabaye mu rugo ko bagufashe neza ungirira ibanga urabizi ko najya nkubagana akamabusha wawe ariko ceceke ibyo nibyo ngiye kugamba ahubwo none se kutambyukije izo saa 9 ngo uhite ubibona nawe ibyo mpisha this was surprise baby ariko ndishimye today ubu noneho ntabwo nkiri ku gahato kubyuka ibicuku nirukanka nta nubwo nzongera no kukubura gaho nasa akazi karagabonetse cyangwa kariyongereye ariko nta kibazo ubu ngubu ni ukuvuga ngo ibintu byinshi biri ku murongo kuko bisa nkaho byari ibibazo byari imbogamizi bituma bizinesi zo zitananinga ndakeka ubu ngubu biri ku ruhande rwabyo urakoze nyine njyewe nyine mu rukundo ngiye kubera ko nyine nsenga nta mico mibi njyamo ngabire nyine nibyo twapfuye imico ye mibi yatumye nyine donc yarampinduye nyine yarampinduye kuko nyuma yaho menye yuko nyine bamuteye inda bikaba byinshi n'indi mico yindi nanumvaga ku ruhande nyine byatumye mu mutima wanjye numva mfite ikibazo nyine nakibuka n'ukuntu nitonda nsenga nta mico mibi njyamo bituma ntekereza ku rero kuba yaranagiye nyine
bandimo buri gihe bandimo nishinja ikintu nyine cyo kuvuga ngo hagize ikimubaho kuri iyi nshuro rero mu gihe cy'amezi byibuze 3 yego ndaba ndi ku rwego uzajya uvuga imodoka maze uzuza rero namaze kuzuza no mu uzajya uvuga mutima imodoka oya ntabwo tarambwira tubigire ibanga okay reka tubigire confidential tubigire ibanga then tubanze dusenge tubisengere bikomeze bigende nkuko turimo turabiteganya but ubu ngubu icyizere kirimo kirazamuka kikagera kuri 98. ndi ninjye washatse iki nicyo nari ntegereje narahiriwe iyi mail niyo nari ntegereje ubundi tukajya twakora buri kimwe so ubu aho bigeze noneho ndahari ndahari ninjye nawe akazi kenshi ngiye kujya nkakorera ahangaha kuri machine kuko urabizi ko nari nakweretse plan ndetse na plot uko nari nabiteguye uvuga bimwe byose nari nakweretse uko bimeze byinshi ngiye gutangira gufata iriya projet ni plotting muri machine ku buryo nzajya mba ndahangaha ndi gukontorora buri kimwe cyose ntabwo nazibabarira cyangwa se n'Imana nyine ntiyazambabara kuko kuba twaragiranye amakimbirane nuko nabaye nkuza no mureka niyo nkeka rero ko ari nayo mpamvu yaba yarabuze rero urumva ntabwo byanshimisha noneho kuvuga ngo mbite ninjira mu rukundo urumva ibi biracyagoranye okay ni nabyo ariko nyine kumanza bamushaka niko kuri mugatandukana mu muco genda umaze umushake numubona nyine mwarangiza mukabonana mugatandukana mu muco cyangwa mugakomezanya n'ubundi nanjye tuzaturi hamwe icyo gihe nta kibazo pe naho ubundi by'urukundo rwanjye nabyo ntawamenye iby'iminsi hatse turacyari kumwe ariko nari ngeze hano kugira ngo we namenye mu rugo tunaganire dore burya cyagiye twahuye uri kugenda nanjye ndi kugenda ubwo mpamenye nta kibazo tujya tugumya tuganire inshuti ni nziza mu buzima iyo umuntu yungutse inshuti nta cyiza ntacyo ahubwo usigara amahoro sawa ntari twibanze cyane mu by'akazi kandi ndi muri konji so ahubwo se ahangaha mu rugo bimeze bite Rosine ameze ate ari Rosine ameze neza bari mu kazi bari mu gikari bari mu turibo nyine niyo mpamvu natwe turimo gufatanya okay Rosine se ari kumenyera ari kumenyera ntabwo byabanje kumucanga oya ni umwana mwiza sinakubwiye y'umucanga numvaga nimara kubona uburyo kimwakiriyemo numvaga bishobora kuba ikibazo ko nabonaga nanjye ameze ari umwana usa naho nk'uvuye mu muryango utaruciriritse nkeka ko azabanza kukunaniza ibintu bikamunanira then bikabyara ikibazo ntabwo yananiza naramutoje ni umwana mwiza kandi na muzehe nyine aramufasha kuko rero twirirwana nyine mu ariko muzehe yakurinze ubundi ameze ati ahangaha bimeze bite ngewe iyo mpageze mbona ari amahoro ari sociable ubu ubona ibyo nagiye ntabwo bimeze bite zanjye biba nyisekereza yaranzaniye umumararungu icyo nicyo cyifuzo cyanjye ubundi umuntu ukumara irungu ukumva uramwishimiye hanyuma ubwo urumva ibindi byose ni amahoro ibindi se mu rugo bimeze bite bimeze neza nta kibazo stock imeze neza ibeshu bivuge ibeshu bivuge mawuja ngwino urebe mawuja baby ayo majwi nayo iki ase naso mfite ase urabizi neza ababyeyi banjye barapfuye nakubyeyi hari ibintu ndimo mu telefone mu gakapu ke nta kindi kintu nari nyine itonde urebe ibintu ndimo ababyeyi bawe se bapfuye bari muno si bakureza ababyeyi banjye bakakurera neza yenda bizi cyane sabaye mu rugo tubana neza yego ndabizi uzi ubusambo se nje kwiba muri icyo gikapu harimo amadolari nje kwiba ababyeyi batarakora impanuka none suzi ukuntu papa wanjye yagukundaga suzi ukuntu ababyeyi banjye bamfataga bankunda iyo nguye mu ruzerero none ubundi wowe wageze hano gute wageze hano gute wa musaza we nyine ni inzira ndende mwana wanjye niko kuzerera nyine ndi gushaka kuba nyine none reba ababyeyi banjye barapfuye utangiye kunabariza ku gakapu
agakapu utamanje no kumenya ibyo ndi cece kukavugana gahoro umva uko bigenze mbese bafashe neza pe ariko nukuri ko Imana ntabwo narizi ko ufite umutima gumeze ng'ubuye kandi ababyeyi barakureze neza. None se ababyeyi bacu niba barakureze neza ufite ikihe kibazo? Ngewe tuzura ureke ndebe ibyo ndimo umanze ureke nikwikiranira ibintu ndi gukurikira. Kandi biri wangize mu bintu byose imodoka ibikapu ibikoresho byose biri mu nzu. Ngewe rero wibeshye nugomeza ndagukorera gashya naha ngaho uri barakwirukana nugomeza ibyo bintu urimo umva ndahita ngukorera gashya nona ibeshyo ngewe ari wowe Bravo,